Muraho mwese, Yesu ashimwe cyane. Ndabasuhuje abo dufatanije inzira y'umusaraba, inzira yo gukurikira umwami Yesu. Tugeze mu mwanya wo kumva ijambo ry'Imana. Reka tubanze dusenge. Turagushimye Data wa twese uri mu ijuru, tugushima uburyo uri Imana ikiranuka, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Ubane natwe muri kano kanya, kandi udusobanurire ijambo ryawe mu izina rya Yesu. Amagambo tugiye kwigana ari muri Luka igice cya 9, kadusome ku murongo wa 23. Turaza no kuza gusimbukira ku murongo wa 57, nitumanuka ku murongo wa 23 ndababwira umurongo tugarukiraho. Baratubwira ngo Yesu asobanura iby'inzira y'umusaraba. Abwira bose ati, umuntu nashaka kunkurikira niyiyange, yikorere umusaraba w'iminsi yose ankurikire, kuko ushaka kurengera ubugingo bwe azabubura, ariko utita ku bugingo bwe ku bwanjye niwe uzabukiza. Umuntu byamumarira iki gutunga ibintu byose byo mu isi, narimbuza ubugingo bwe cyangwa nabwakwaho indishyi? Kuko umuntu wese ugira isoni zo kunyemera no kwemera amagambo yanjye, umwana w'umuntu nawe azagira isoni zo kumwemera ubwo azaza afite ubwiza bwe n'ubwa Se n'ubw'abamarayika bera. Tugiye gukomeza kuri wa murongo wa 57. Hejuru baratubwira ngo gukurikira Yesu ntibyoroshye. Bakiri mu nzira, umuntu araza, umuntu aramubwira ati, ndagukurikira aho ujya hose. Yesu aramubwira ati, ingunzu zifite imyobo n'ibiguruka mu kirere bifite ibyari, ariko umwana w'umuntu ntafite aho kurambika umusaya. Maze abwira undi muntu ati, nkurikira. Nawe ati, databuja, reka mbanze ngende mpambe data. Yesu ati, reka abapfuye bihambire abapfu babo, ariko wehoho genda ubwirize abantu iby'ubwami bw'Imana. Nuko undi muntu nawe aramubwira ati, ndi bugukurikire databuja, ariko reka mbanze mare gusezera ku b'iwanjye. Ariko Yesu aramubwira ati, nta muntu ufashe isuka ureba inyuma ukwiriye ubwami bw'Imana. Haleluya! Ntabwo Yesu yari yirengagije akababaro k'umuntu wabuze uwe. Nta nubwo Yesu yari yirengagije umubano mwiza w'umuryango. Ahubwo yashakaga kutwereka yuko ibi byose tuba turi guharanira, tuba turi gushaka, byose ari iby'igihe gito. Aravuga ati, nta muntu ufashe isuka ubasha kureba inyuma. Ni ikigaragaza yuko rero ubwami bw'Imana tuba duharanira, tugomba kubujyamo, ariko tuzi n'icyo dufashe, tuzi ko turi ku murimo, tuzi yuko umwami wacu nawe atigeze yicara. Imana idushoboze, iduhe kugira ngo turebe imbere aho turi kujya, dukomeze umurimo kandi tumwikomezeho, kuko nawe yawubanjije. Mu izina rya Yesu, Imana ibidushoboze, tuzabane mu ijuru. Nibyo mbasabira nanjye nisabira.